harya koko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'ibisoko byari Kristo, ntuzigere ugira ubwoba. Uyu mugabo tugiye kurebaho twisomeye we ubwe ahamiriza abagalatiya ko ibya Kristo abwiriza yabyigishijwe na Yesu Kristo ubwe, kandi koko ku bakurikiranye icyegeranyo cyabanje twabonye neza itangiriro ry'umurimo we. Genda cyane Ntakirutimana Mico Patience. Ndi kumwe namwe niyemeje kutagira ikindi nibandaho keretse kubamenyesha Yesu Kristo, cyane cyane Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ubundi iyo turebye mu isezerano rishya ndetse no mu nyandiko za Gikristo zanditswe nyuma yo kujya mu ijuru kwa Yesu Kristo, uretse Kristo wenyine nta wundi muntu wakoze ibintu bitangaje nk'uyu waje kuba intumwa 13. Uyu mugabo wari warize neza iby'isezerano rya kera bijyanye n'amategeko ndetse n'imihango by'abayuda, nyamara ntamenye ko byose byasoreye muri Kristo. Nyuma yo guhura na Yesu Kristo yamaze imyaka 3 aba mu ishyamba rya Arabiya, aho Imana yamutoreje rwose. Ubuzima bwe bwose bwo mu isezerano rishya bwivugira uburyo adasanzwe. Uyu mugabo kandi watangije amatorero agera kuri 12, ndetse tukaba dufite muri Bibiliya inyandiko ze zigera kuri 13. Nyuma yo kwihurana na Kristo yatangiye kubwiriza ibye, kugeza aho hari aho ubwe yivugiraga ko nta kindi kintu ashobora kubwiriza usibye ibya Kristo. Uyu mugabo yakoze ingendo zigera kuri 3 zivuga butumwa, nizo zanditswe muri Bibiliya. Birashoboka ko zishobora kuba zararenze. Usibye kugenda avuga ubutumwa kandi Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi. Ndagusaba uyu mwanya twinjirane mu bijyanye n'ingendo ze, turebe ibyo yakozemo ndetse ibyo Imana yamukoresheje byose. Uyu kandi ni intumwa ku banyamahanga, ni nayo mpamvu n'uburyo yakomezanyije izina rya kinyamahanga ariryo Pawulo, nyamara ubusanzwe yaritwaga Sawuli, izina ry'Igiheburayo. Pawulo rikaba izina ry'irinyamahanga, izina ry'Iroma kuko yari afite n'ubwenegihugu bw'Uburoma. Numvishije amakuru yawe, nugisoma inzandiko wandikiwe na Pawulo, kandi nizo zakumenyeshaga iby'ubwiru bw'ijuru no kuguma kw'isezerano. Ingendo zijya gutangira bari mu itorero ryo muri Antiyokiya. Igihe basengaga Nyagasani bigomwe kurya, Mwuka Muziranenge arababwira ati, nimuntoranyirize Barinaba na Sawuli bajye gukora umurimo n'abamamaye. Nuko bigomwa kurya barasenga, hanyuma barambikaho ibiganza barabohereza. Uru rugendo bakoze aha ni urugendo rwaciye muri Aziya. Byatangiye kuva mu mwaka wa 46 kugeza mu mwaka wa 48. Kugira ngo ubone neza muri Bibiliya, usoma igice cya 13 cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo wa mbere. Nuko bavuye aho batumwe n'Umwuka ari Pawulo ndetse na Barinaba n'uwitwaga Yohana Mariko, umwanditsi w'ivanjiri ya Mariko, batsukiye ku kirwa cya Chypre, aha ni mu nyanja ya Mediterane. Aha niho hari wabo wa Barinaba. Bageze i Pafo, igitangaza cya mbere cyarakoretse. Iki nicyo gitangaza cya mbere Pawulo yakoze bwa mbere cyanditswe muri Bibiliya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 10 kugeza 12. Uwo mupfumu Eluma, niko Bariyezu yitwa mu Kigereki, arabarwanya, agerageza kuyobya umutegetsi ngo atemera Kristo. Nyamara Sawuli ariwe Pawulo yuzuye Mwuka Muziranenge, ahanga ijisho uwo mupfumu aramubwira ati, yewe mwana wa Satani, mwanzi w'ubutungane bwose, wuzuye uburiganya n'amahugu, uzagezaho gusiba amayira ajya kuri Nyagasani. None dore Nyagasani abanguye ukuboko ngo agukubite, urafatwa n'ubuhumyi umara iminsi utareba izuba. Ako kanya Eluma aba nk'uri mu mwijima, arahumagurika, ashaka abamurandata. Barambutse bafata Piruga ya Pamfiliya. Aha niho Yohana Mariko yabasize, akisubira i Yerusalemu. Barakomeje bagera muri Antiyokiya y'Ipisidiya, umusozi umwe wo muri Turukiya. Aha rero niho babwirije Abayahudi ndetse n'abanyamahanga ku Isabato.
maze babasobanurira neza ko ibyanditswe byose bisobanura Yesu Kristo. bavandimwe, rubyaro rwa Aburahamu n'abandi bo muri mwe mwubaha Imana, ubu butumwa bw'agakiza nitwe bwagenewe. Abatuye i Yerusalemu n'abategetsi babo ntibasobanukiwe Yezu uwo ari we, ntibasobanukiwe ibyo abahanuzi bahanuye kuri we kandi bisomwa mu nsengero buri sabato. Nyamara babisohoje ubwabo igihe bamuciraga urwo gupfa. Nubwo batabonye impamvu yo kumwicisha, basabye Pilato kumwica. Bamaze gukora nk'uko byanditswe kuri we kose, bamumanura ku musaraba yabambweho, bamushyira mu mva. Ariko Imana iramuzura, amara iminsi myinshi abonekera abo bari baragendanye kuva i Galileya kugera i Yerusalemu. Ariko uwo Imana yazuye ntiyigeze abona. Noneho bavandimwe, mumenye ko ari ku bwa Yezu uwo mwagejejweho iyo nkuru yo kubabarirwa ibyaha kubwe, kandi buri wese muri mwe umwemera agirwa intungane imbere y'Imana ku byamushinjaga byose, kandi bitari kubashobokera mwishingikirije ku mategeko ya Musa. Maze kuko bari bamaze kubyumva, babatumira kuzagaruka mu isabato y'ubutaha. Ubwo abantu baritabiriye cyane mu isabato yakurikiyeho, bitera Abayahudi ishyari, biga uburyo bwo kubahagarika. Maze batangira guhinyura ibyo bigisha, banabasebya. Dore icyo Pawulo yababwiye: byari bikwiriye ko ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko kuko muryanze kandi mukabona ko mudakwiriye ubugingo buhoraho, dore twisangiye abandi mahanga. Ni nako Nyagasani yadutegetse ati, nakugize urumuri rw'abanyamahanga, uzageza ijambo ry'agakiza aho isi igarukira. Nyamara abanyamahanga batoranyirijwe ubugingo buhoraho bose barizeye. Ijambo rya Kristo ryarogeye, maze abo bagabo bashuka abadamu b'abanyacyubahiro kandi bakundaga Imana, ngo batangire gusebya Pawulo ndetse na Barinaba ku byo bigishaga. Bavaho bafata undi mujyi nanone wo muri Turukiya witwa Ikoniyo. Barabwirije, ahubwo haba gucikamo gukomeye. Bamwe bajya ku ruhande rwa Pawulo na Barinaba, abandi bajya ku ruhande rw'abahakana ubutumwa bwiza. Nuko abarwanyaga Pawulo bajya inama y'uburyo bamugirira nabi bakoresheje amabuye. Nuko bamenye ayo makuru, bahungirira Likawoniyo ndetse na Derube mu mujyi wundi wa Lusitira. Aha naho kandi igitangaza cyarakoretse. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 14:8 kugera 10. I Lusitira hari umugabo wari waravutse aremaye ibirenge, ntiyigera abasha gutambuka. Yicaye aho atega Pawulo amatwi. Pawulo amwitegereje, abona yizeye gukira indwara, amubwira mu ijwi riranguruye ati, haguruka uhagarare wenda. Arabaduka aragenda. Abantu baho kubera gusenga ibigirwamana ntibari bwakabona igitangaza na kimwe. Mbese babaga bo mu icuraburindi. Maze babonye ibyo, batekereza ko ari imana zimeze nk'abantu zabagendereye. Bafata Barinaba bamwita Zewusi, Pawulo bamwita Herume. Amazina y'ibigirwamana byabo byari bikomeye muri icyo gihe. Bashatse ndetse no kubatambira ibitambo, ariko aba bagabo baranga. Ubutumwa bwiza bwakomeje kurenganywa rwose, baraburwanya, kuko babandi bari babarwanyije Pisidiya no muri Ikoniyo babakurikiye naho i Lusitira, bakabagabaho igitero bifashije intwaro zabo gakondo, amabuye, maze bagira ngo Pawulo arapfuye. Ariko Pawulo ari kumwe n'abigishwa ba Yesu Kristo bari bamagaza iruhande, akutora kuka ajya i Derube, undi mujyi nanone wa Likawoniyo. Pawulo na Barinaba kandi banakomereje no mu mijyi yose bavuzemo inkuru nziza, maze bakomeza bizeye. Muri uru rugendo kandi, ubwo bari barurangije, hajemo ibibazo bikomeye cyane mu Bayahudi b'i Yerusalemu. Byari biturutse ku buryo imyemerere y'Abayahudi yabaga ishingiye ku mategeko ndetse n'imihango ya Musa, cyane cyane ku kijyanye no gukebwa. Uru rugendo rurangiye, byateje ibibazo mu Bayahudi bari i Yerusalemu, bitewe n'uburyo imyemerere y'Abayahudi yabaga ishingiye cyane ku mategeko ndetse n'imihango bya Musa, cyane cyane ku kijyanye no gukebwa. Habayeho impaka muri Antiyokiya, kuko
ko benshi bashakaga ko abanyamahanga nabo bagendera mu mihango n'amategeko nk'uko babisigiwe na Musa. Nyamara amategeko n'ubuhanuzi byose byuzuriye muri Kristo, ari we mutambyi mukuru wabyujurishije umubiri we, maze aduha itegeko rishya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 umurongo wa 34 kugeza 35. Mbahaye itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, ariko namwe mukundane. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni uko bazabona mukundana. Byafashe indi ntera. Bamwe mu Bayahudi batangiye gusubira no mu bice Pawulo yanyuzemo avuga ubutumwa bwiza, bababwiriza ko nibadakebwa nk'uko umuhango wa Mose uri, atabasha gukizwa rwose. Byabaye impaka zikomeye. Pawulo na Barinaba bakomeje kubirwanya cyane. Gusa aha Petero hari icyo yavuze. Yavuze ko nta wundi washoboye na rimwe gushobora iyi mihango, haba bo ndetse n'abasekuruza babo, usibye Yesu Kristo wenyine gusa, wujuje amategeko yose ndetse n'iyi mihango yose. Nyuma yo kuvuga ibyo byose, Yakobo umuvandimwe wa Nyagasani, akaba ariwe mwanditsi w'ibaruwa ya Yakobo, yafashe umwanzuro. Yagize ati: ndemeza ko tutashyira amananiza ku banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo birinde ibyahumanijwe kubera ko byatuwe ibigirwamana, kandi birinde n'ubusambanyi no kurya inyama z'ibyanizwe kubera amaraso yazihezemo, birinde no kunywa amaraso. Erega kuva kera kose mu migi yose Musa afite abatangaza amategeko ye, bakayasomera mu nsengero buri sabato. Aha bemeranyijwe ko nta munyamahanga ugomba gufata imico ya Kiyahudi kugira ngo akunde akizwe, kuko kwizera Kristo byonyine birahagije kugira ngo umuntu akizwe. Nta n'ikindi gitambo kindi gihari gishobora gutuma umuntu akizwa usibye Yesu Kristo wenyine. Igitambo cyuzuye kandi kiboneye cyatambwe rimwe gusa ngo bibe by'iteka ryose. Ibijyanye n'urugendo rwa kabiri rwibanze mu gice cy'Uburayi mu mwaka wa 1949 kugeza muri 52. Nyuma y'igihe bari muri Antiyokiya, Pawulo asaba Barinaba ko yamuherekeza bakongera bagasubira gusura amatorero babyaje ubutumwa bwiza. Gusa ntabwo byaje gukunda ko bakomezanya, yaba Pawulo ndetse na Barinaba, kuko Barinaba we yifuje ko bakongera bakajyana na Yohana Mariko. Nyamara kuko hari igihe yigeze kubatererana mu rugendo rwabo rwa mbere, Pawulo arabyanga, maze inzira zabo ziratandukana. Barinaba ndetse na Yohana Mariko batsukira Shipure. Pawulo atangirana n'uwitwa Silasi, bajyana i Siriya na Silisiya. Pawulo na Silasi baciye i Derube ndetse n'i Lusitira. Aho niho basanze umwigishwa witwaga Timoteyo, ariwe Pawulo yandikiye inzandiko ebyiri, Timoteyo wa mbere ndetse na Timoteyo wa kabiri. Uyu yari afite papa wiwe w'Umugiriki ndetse na mama we w'Umuyisirayeli. Pawulo yifuzaga kujyana nawe, niko kumukeba kubera Abayahudi bari aho hantu, kuko bose bari bazi ko se wa Timoteyo yari Umugereki. Uko banyuraga mu mujyi, bagezaga kubaha ibyemezo byafashwe n'intumwa za Kristo hamwe n'abakuru bari Yerusalemu, kandi bakabasaba kubikurikiza. Bituma amatorero akomera ku kwemera Kristo kandi akiyongera uko bukeye. Uwo mwigishwa kandi batangiye kugendana bavuga ubutumwa umujyi ku wundi. Bavuga ubutumwa bwiza buzuye umwuka mu ntara zose za Aziya, bagera i Firigiya n'i Galatiya. Aho yashinze itorero, yandikiye urwandiko rw'Abagalatiya. Bakiri aho, Pawulo agira iyerekwa ryo muri Makedoniya. Aha yaratangiye kujya i Burayi. Ibyakozwe mu gice cya 16 umurongo wa 10. Bakiri muri iyo ntara kandi berekeza Filipi mu mujyi wa Makedoniya. Aha bahasanze itsinda ry'abadame baboha imyenda barimo witwaga Lidiya. Bahavuze ibya Kristo, maze Lidiya arizera ndetse n'abo mu rugo rwe bose, maze barababatiza. Lidiya kwakira Yesu Kristo byaramuryoheye rwose, maze abasaba kugumana nawe. Umwe muri bo witwaga Lidiya wo mu mujyi wa Tiyatira yari umucuruzi w'imyenda itukura ihenda. Yari asanzwe asenga Imana, nuko adutega amatwi,
kuko Nyagasani yamuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga. Ngo amare kubatizwa, we n'urugo rwe rwose, ahita twinginga ati: niba mubona ko nayobotse Nyagasani koko, nimuze mbacumbikire. Nuko araduhata turabyemera. Uyu niwe wabaye umukristo wa mbere wo mu itorero Pawulo yahashinze, ari ryo yandikiye urwandiko rw'Abafilipi. Bakiri aho i Filipi kandi nibwo birukanye imyuka mibi mu mukobwa wakoreshwaga asaba. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16:18. Nyuma yo kwirukana uwo mukobwa abadayimoni, byarakaje ababosi bamukoreshaga cyane. Bafata Pawulo ndetse na Silasi, barabakubita cyane ndetse baranabafunga. Ariko bageze muri gereza, umwuka akomeza gukora imirimo ye. Mu gusenga ndetse no mu kuririmba, umutingito waraje, maze iminyururu ya bose iradohoka. Uwacungaga gereza yenze kwiyica agira ngo imbohe zacitse. Pawulo niko kumubuza, aramubwira ati: ntaho twagiye, twese turacyari hano, nta mpamvu yo kwiyica. Si n'ibyo gusa, kuko Pawulo yabwirije uwo mucungagereza, maze amubwira ubuntu bwa Yesu Kristo, amusobanurira uburyo ari umwana w'Imana n'icyo yakoze ku buzima bw'abamwizera bose. Maze umucungagereza nawe arizera, maze bagira iwe mu rugo, n'abo mu rugo rwe barizera. Iryo joro bose baraye bababatije, bose bahinduka ibyaremwe bishya. Ese namwe mujya mubona ko iyo babwirizaga umuntu akizera, batamushyiraga ku rutonde rw'abazaza kwiga igice, ahubwo baramubatizaga, hanyuma bakazamukurikirana imikurire ye yo mu mwuka? Byari byiza cyane. Nuko baje kubarekura, batashye basubira kwa Lidiya, barahava berekeza i Tesalonike. Aha bahamaze amasabato 3, maze Pawulo abwiriza abantu. Abizera bose abashyira hamwe, aribo yandikiye inzandiko 2, Abatesalonike ba mbere ndetse n'Abatesalonike ba kabiri. Abantu benshi baramukurikiye, maze bamwe bari baramurwanyije baramukurikira bashaka kumugirira nabi. Abizera bamuhungishiriza i Beroya. Ahageze abona ibyamunejeje noneho. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17:11. Abantu baho barushaga ubupfura b'i Tesaloniki, kuko bakiriye ijambo ry'Imana bafite ubwuzu, buri munsi bagasuzuma ibyanditswe kugira ngo barebe yuko ibyo Pawulo avuga ari ukuri. Benshi muri bo bemeye Yezu, no mu Bagereki abagore b'abanyacyubahiro ndetse n'abagabo batari bake nabo biba bityo. Nyuma ntibyaje koroha, kuko babandi bamurwanyije i Tesalonike bamukurikiye, maze bakamwataka. Nanone bashaka kumugirira nabi, avaho ajya Atene. Timoteyo na Silasi bo basigaye aho. Abanyatenayi bose batunguwe n'ubutumwa bwiza, kuko aribwo bwa mbere bari babwumvishe. Babwumvanye Pawulo, maze bamujyana mu gasantere kitwaga Areopago. Bamubaza ibyo arimo abigisha ibyo ari byo, kuko bumvaga batabizi. Ngo imibereho y'aba bantu ngo nta kindi gusibye gushyushya inkuru. Nuko Pawulo ahagarara hagati y'urwo rukiko rw'ikirenga, maze aravuga ati: yemwe bagabo ba Atene, ndabona muri abanyedini bikataje. Ubwo nagendagendaga mu mujyi wanyu nkanareba ibyo musenga, nabonye urutambiro rwanditsweho ngo urutambiro rwagenewe Imana itazwi. Iyo Mana musenga mutazi rero niyo nje kubamenyesha. Imana yaremye isi n'ibiyiriho byose, ariyo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'abantu, ntikorerwa n'abantu nk'aho hari ikikeni, nibeshaho abantu, ikabaha umwuka bahumeka n'ibindi byose. Pawulo kandi yabasobanuriye Yesu wapfuye akazuka. Aha naho benshi muri bo baramwizeye rwose, bizera Kristo. Nuko Pawulo avuye aho ajya i Korinto, ahamara 1 mwaka n'igice yigisha ubuntu bwa Kristo rwose. Abantu benshi barizera. Ahakora itsinda ry'abizera yandikiye inzandiko 2, Abakorinto ba mbere ndetse n'Abakorinto ba kabiri. Aha noneho bahakoze umurimo ari 4,
kuko yahasanze umugabo witwaga Akwila n'umudamu we witwaga Purisila bizera. Maze na Timoteyo na Silasi baza kubiyongeraho, baza bahabasanga. Abayahudi barwanya Pawulo batangiye kuzana ibirego bashingiye ku mategeko basigiwe na Musa. Icyakoza Abanyaroma b'abacamanza ntabwo bigeze bita kuri ibyo birego. Nuko bose barongera barambuka bavaho bajya muri Efeso, yaba Pawulo ndetse na Purisila na Akwila. Bagezeyo Pawulo arabigisha, maze abasezeranya kuzagaruka umwuka nabimushoboza, maze afata inzira agaruka i Yerusalemu. Nuko urugendo rwa kabiri rwagenze. Ibijyanye n'urugendo rwa gatatu byose urabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 18:23 kugera ku gice cya 20:38. Uru rugendo rwatangiye mu mwaka wa 53 rusozwa mu mwaka wa 57. Byatangiye Firigiya ni Galatiya. Avuye aho asubira muri Efeso nk'uko yari yabibasezeranyije. Aha muri Efeso kandi yahasanze abigishwa bo mu Yuda yitwaga Apolo. Bari bataragira umwuzuro w'ubutumwa bwiza, kuko ngo bari barabatijwe mu batizo wa Yohana gusa. Ariko Pawulo arababwiriza ndetse ababatiza mu izina rya Yesu Kristo, maze abarambikaho ibiganza buzura umwuka wera. Aha hari ishuri ryitwaga Tiranusi. Bahamaze igihe kirenga imyaka 2, maze abo mu ntara za Aziya hafi ya bose bemera umwami Yesu. Ibyakozwe no mu gice cya 19 umurongo w'10. Aha kandi bahavuze ubutumwa bwiza kandi banakora n'ibitangaza byinshi cyane. Ibyakozwe no mu gice cya 19 11-12. Kugeza naho imyuka mibi nayo ubwayo yaje kuvuga ko Yesu Kristo mwumva, ndetse ko n'uwo Pawulo mumenye. Ibi byabaye ku nzerereza zitangiye kwirukanamwe abantu imyuka mibi bashingiye ku byo Pawulo yavugaga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19:14-15. Gusa ntabwo byaje kubahira cyane. Burya ntabwo imyuka mibi itinya ibyo umuntu avuga, ahubwo itinya ibiri muri we. Nayo mpamvu imyuka mibi ikimara kumva Yesu Kristo, kuko ari izina rikomeye, yahise yikangira agenda. Ariko isuzumye neza isanga ibyo abantu bavuze ntabwo ari byo biri mu mitima yabo. Isangana ibyo kuvuga ku rurimi gusa, nta Kristo uri mu buzima bwabo. Niko kubagarukana. Ibyo yabakoreye byose murabyumvishe. Nuko uwo muntu wari uhanzweho arabasimbukira, abarusha amaboko bose arabanesha, arabahondagura, kugeza ubwo baturumbutse mu nzu ye, barahunga batumbuje kandi bavirirana. Uwo munsi kandi icyitwa ibigirwamana cyose cyabonye akaga. Iyumvire nawe uko byari bimeze. Nuko benshi mu bari bamaze kwemera Yesu baraza berura bemera kumugaragara ibyaha bakoze. Abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo, maze babitwikira imbere ya rubanda ngo babare agaciro k'ikiguzi k'ibyo bitabo. Basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Bityo inkuru za Nyagasani zikomeza kwamamara n'imbaraga zirahama. Ubwo Pawulo avaho agiye Yerusalemu, anyuze Makedoniya na Akaya, afata umwanzuro wo kugera i Roma. Nubwo yari avuye aho abantu bamaze kwizera, ariko ntabwo ibintu byari bimeze neza. Yari asize abantu bamaze kwizera rwose, ariko uwitwaga Domitiriyo wari utunzwe no gucura ibigirwamana yagumuye abantu, maze nabo si ukumwumva. Niko guteza akaduruvayo biratinda. Icyakoza Pawulo yashatse kugaruka ngo afashe abizera ba Yesu Kristo bari batangiye gutotezwa. Gusa abigishwa ba Yesu Kristo nanone baramubuza, bamwangira kujya muri iyo ntambara. Avaho ajya mu Bugiriki, amara y'amezi 3. Avayo ajya muri Siriya, amenya ko Abayahudi bamutegeye mu nzira, maze anyura i Makedoniya. Hanyuma ageze ahitwa Troya Makedoniya, ubwo Pawulo arimo abwiriza mu cyumba cyo hejuru, maze uwitwa Otuku arahubuka
ava mu idirishya ryo hejuru yikubita hasi maze arapfa. Pawulo yuzuye umwuka wera yaramanutse aramusengera maze aramuzura mu izina rya Nyagasani, arongera asubirana ubuzima. Tirowa, Aso, Miturene, Kiyo ndetse na Militewusi, aho hose niho banyuze bagaruka. Maze Pawulo asezera ku bakuru b'itorero rya Efeso, abasaba kubera amaso umukumbi. Aya magambo uyumve neza, wumve neza niba ntaho wumva yatangiye gusohora mu matorero y'ubu ngubu tubona. kuko ntacyo nabakinze cyerekeye imigambi yose y'Imana ngo ndeke kukibamenyesha. Mwite ku mibereho yanyu no ku y'umukumbi wose mwaragijwe na Mwuka Muziranenge. Muragira itorero ry'Imana yaguze amaraso y'umwana wayo. Nzi yuko nimara kugenda impyisi z'ibihura zizabageramo, ntizibabarire umukumbi w'Imana. No muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibifutamye ngo bayobye abigishwa ba Kristo babigarurire. Murabe maso rero, kandi mwibuke ko namaze imyaka 3 ijoro n'amanywa ndatuza kuburira umuntu wese muri mwe, birimo n'amarira. Ubu rero mbaragije Nyagasani n'inyigisho zerekeye ubuntu bwe. Avaho ashaka kugaruka i Yerusalemu, gusa bakamubuza kubera ko abantu b'i Yerusalemu bari bamutegereje ngo bamugirire nabi. Ariko yaraje kandi yari abizi neza ko atari bugirirwe neza. Mwuka Muziranenge aravuze ngo uko niko nyiri uyu mukandara Abayahudi bazamubohera i Yerusalemu maze bamugabize abanyamahanga. Tubyumvise twe n'abantu bari bahari twinginga Pawulo ngo ye kujya i Yerusalemu. Ariko Pawulo arasubiza ati, Niki gitumye murira? Kwibya ari ukunshengura? Siniteguye kuboherwa i Yerusalemu byonyine, ahubwo niteguye no kugwayo mporwa Nyagasani Yezu. Tutabashije kubimwemeza turamwihorera tugira tuti, ibyo Nyagasani ashaka bibi. Tuzahure mu gice gikurikira tubagezaho ubuzima bwa nyuma bwa Pawulo, imibereho yabayeho nyuma ndetse n'imibereho ye y'i Roma muri gereza aho yari afungiye. Tubaragije ubuntu bwa Kristo n'ijambo ry'Imana ribasha kububaka. Icyo tubasaba ni ukujya murushaho kubana natwe kandi mukarushaho kutwereka ko mudukurikiye. Inama n'ibitekerezo byanyu byose biba bikenewe, kandi no kudusengera kugira ngo umurimo w'Imana urusheho gukorwa neza.